uzagenda ute. Reka nkubwire ngo Imana igiye kubikora igutunguye. Ugiye kumera nk'umuntu uri kurota, haleluya, uri mu nzozi. Niwa wibaza ngo mbega bimeze ute, reka nkubwire ngo Imana ije kubikora, kandi ije kubikorera kwiyubahisha. Hahandi wabonaga kusebye, hahandi wabonaga ko imyaka ibaye myinshi, nibyo bakubwiraga amagambo yo kugukomeretsa, bagukomeretsa umutima, bakubaza batari ku gihe wasengeye iyo Mana wasenze iri hehe. Nibyo bari bamaze iminsi myinshi bakwibazaho, nawe ubwawe wageze aho urirambirwa, uravuga atari ko se ubundi aho ngaho wasanga iyi Mana nsenga cyangwa se Imana yavuganye nanjye nubwo yaciye mu bahanuzi ishobora kuba yarambeje. Reka nkuza babandi baguhaga bakageraho bakakurambirwa, wamuhamagara akavuga ngo ikibazo kirampamagaye kuri telefone, akaba yaranditseho ikibazo, ukibaza ese ubu buzima buzarangira ryari? Wikiheba, oya reka ayo majwi akongorera akubwira ngo birarangiye. Nibyo madamu yarakubwira ati ariko se mugabo mwiza ko mbona ibintu bimeze uku bizagenda ute? Ariko reka nkubwire ngo Imana ije kubikora, agiye guhinda. Mbanje kubasuhuza abakunzi ba Potere Happy TV aho muri mwese. Amazina yanjye nk'ibisanzwe na Apostle NKUNDABOSE Happy. Uyu munsi nje kubabwira ku mugabo wari umaze imyaka 38 ari ku kidendezi. Bibiliya iratubwira ngo uyu mugabo yari amaze imyaka 38 aho yari ari ku kidendezi, ngo iyo marayika yazaga ntawabashaga ntawe yari afite ku buryo yamujugunya muri icyo kidendezi. Ngiyo amazi yihundurizaga, abafite ababajugunyamo babajugunyagamo, hanyuma we ngo akigenda bakamutangamo. Urumva imyaka 38 ni imyaka myinshi. Urebye utangiriye mu gihe tuvuka, ukava ku mwaka wa mbere ukagenda ukagera 20, ukagera 30, ukagera 38, iyo ni imyaka myinshi. Byakabaye nibura umuntu yaramaze kubona ishusho y'ubuzima. Ariko we uko yarari naho bari baramushize aho ngaho, nta burenganzira yari afite bwo kuyikura, kuko abamutangaga abafite bene wabo babajugunyagamo. Abamaze kurangiza, haleluya, bagahita babona akazi, ariko bakaguma ku kidendezi. Nimvuga ikidendezi, hari ikidendezi cy'ubugumba, hari ikidendezi cy'ubushomeri, hari ikidendezi cy'ubukene, hari ikidendezi cy'indwara runaka. Ariko muri iyo myaka yose yari amaze aho ngaho, nubwo byari bimeze gutyo, Yesu yari amufitiye gahunda. Aravuga ngo umunsi umwe nzamusanga, haleluya. Icyantangaje ni kimwe, nuko Yesu aje ngo yaramubajije ngo mbega urashaka kuva kuri icyo kidendezi? Kwizera kwe kwari kwararangiye. Arangije abwira Yesu ati mwami nkiza, abandi bantanga kujyamwo, haleluya, nkiza. Iyo marayika amanutse amazi akihinduriza, njyewe nta bubasha mba mfite bwo kuba nagera muri icyo kidendezi. Imana ishimwe. Hari igihe umuntu aba mu buzima, ubwo buzima arimwo akareba akabona nta shusho, akareba akabona nta nzira, bwa buzima arimwo akibaza igihe buzahindukira akaheba.
ariko reka mvuga ngo uko byagenda kose mu myaka yose waba umaze, Yesu azi ikibazo cyawe, Yesu azi ingorane zawe, Yesu azi amarira yawe. Umunsi yamanutse azabikora. Haleluya. Nuko ngo arangije aramubaza ati mbega urashaka kuva kuri iki kidendezi? Aramubwira ati nyabuneka nyagasani, dore naraheze kuko ntafite unjugunyamo, nta mwene mama mfite ngo anjugunyemo, nta bantu tuziranye ngo banjugunyemo, yewe n'abampekaga barandambiwe barahanjugunya. Yo, uzi kubaho mu buzima bwo gusabiriza cyangwa se gusaba, warangiza babandi baguhaga bakageraho bakakurambirwa, wamuhamagara akavuga ngo ikibazo kirampamagaye, kuri telefone akaba yaranditseho ikibazo, ukibaza ese ubu buzima buzarangira ryari? Nimvuga uyu murwayi wari umaze imyaka 38, iyi myaka ni imyaka myinshi mu by'ukuri, ariko ndababwira ngo Yesu we ntabwo yita ku myaka, ahubwo nubwo yatinda, igihe iyo kigeze cyawe araza. Ngo nuko uwo murwayi ararindira, ategereza umwaka wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, ageza ku 10, ageza kuri 20, agera kuri 30, n'ibiri iragera, n'itanu, n'irindwi, n'umunani iragera. Ariko Yesu yari yarapanze, afite gahunda yo kuvuga ngo 38 nigera nzagenda muvane kuri kiriya kidendezi. Icyanangaje cyangwa se cyatumye nibaza ku bitangaza Yesu akora, ngo ni ukuntu yamubwiye ngo haguruka witahire, wikorere uburiri bwawe wigendere. Ntabwo we yabanje kujya mu mazi nk'abandi, ngo marayika yabanje guhinduriza yerebonesa, ntabwo yabanje kujya mu mazi. Yesu we yakoze igitangaza cyumutse tudafite amazi. Mu gihe abandi bagendaga bakidumbaguza mu mazi, ariko we yahagurutse, we nta mazi amugezeho. Yesu ni umugabo, iyo yateguye kukugirira neza arabikora, iyo igihe cyawe cyageze arabikora. Umusozi waba uriho wose afite uburenganzira, afite ubushobozi bwo kuwimura, atabanje kubaza ngo mbega bimeze bite. Ntago abanza kubaza ikibazo, we iyaje arakirangiza kandi akakirangiza neza. Haleluya, haleluya. Yageze kwa Zerubabeli, Imana ibaza ngo Zerubabeli, ibaza umusozi wari imbere ye, Imana irawubaza ngo mbega wa musozi we wiyita iki? Nzaguhindura ikibaya. Ngo nuko Zerubabeli Imana iramutabara. Ntabwo mvuze ngo kuba yaratabawe Zerubabeli ntabwo ari uko Zerubabeli we yabigizemo uruhare, ahubwo ni Imana yarebye ikabona yuko agomba gutabarwa. Imana ishimwe. Zerubabeli Imana irareba umusozi yari ariho, areba ibimukikije byose, ireba ibibazo byose yari arimo, ingorane yari arimo, amakuba yari afite, areba uburyo yabuze minervari z'abana, areba uburyo yabuze ibyo kurya, areba uburyo yabuze ayo kwishura abakozi akoresha, arareba. Imana ireba uburyo umukoresha yabuze amafaranga yo kwishura abakozi. Ayiwe, Imana ishimwe. Irareba, iravuga ngo umusozi uri imbere ya Zerubabeli nje kuwukuraho.
kuvaho, bivuge ngo nje kuwuhindura ikibaya. Imana ije gukuraho ikibazo cyawe, wa mubyeyi we, wa mupapa we, wa mukobwa we, wa muhungu we. Reka nkubwire ngo Imana irimanukiye ije gukuraho icyo kibazo cyari imbere yawe. Reka nkubwire ngo humura, nubwo bimeze gutyo nta joro ridacya. Humura, iyo Imana imanutse irabikora kandi ikabikorera kwiyubahisha. Ntibanza ngo ibaze ngo bimeze gute. Oya, iyo ije ntabwo iza nkatwe nk'abantu, ntabwo ibanza kuba ifite uburyo bundi cyangwa se aho yashakira nk'uko twewe dushaka, tukavuga ngo ba tante na ba tantine, ba mama wacu bande bose bari buze kudufasha, musaza wanjye ari buze kumfasha. Oya, ntabwo Imana ireba ngo nuko papa wawe ari bugufashe cyangwa mama wawe, ahubwo Imana yo iyo yururutse irakurengera. Hahandi watawe, hahandi utagira ugucira kari urutega, hahandi ubona ko birangiye, Imana ije kubikora, ije kubikorera kwiyubahisha, kuko Imana yacu irihagije. Oya, nta baterankunga isabye, kuko ije kubikora. Abari bakuzi usabiriza, abari bakuzi kuri uwo musozi, reka mvuge ngo bigiye kurangira. Uwo musozi w'ubushomeri bagiye gutangara babona nawe ubonye akazi, bagiye gutangara babona biciyemo, bagiye gutangara babona indwara yawe ikize, bagiye gutangara babona bizinesi yawe yunguka kandi bari bazi ko yahombye. Reka mvuge ngo Imana iriyirurukiye, Imana iriyiziye. Ntabwo haleluya yohereje marayika, oya, niyo ubwayo yihagurukiye. Izere iri jambo nshuti yanjye aho uri hose. Reka ngutangarize nkubwire ngo iyi Imana yururutse biramenyekana, iyo yururutse birasobanuka. Iyi Imana irihagije, ntikangwa na biracitse, na nyuma ya zeri irakora. Ni Imana ihambaye, ifite imbaraga zirenze ibyo twewe twibwira, ifite ubushobozi buhambaye. Wowe yiringire gusa. Haleluya. Ijambo rirambwira ngo mu mahanga yose ukora ibyo gukiranuka, uwo muntu Imana iramwemera. Mu mahanga yose ntabwo yita ku bwoko ubwo ari bwo bwose, ntabwo yitwa kuko uri umwirabura cyangwa uri umuzungu. Oya, ntabwo ari byirebaho, ahubwo iyo yururutse irakurengera, ititaye ku miryango, ititaye ku bwoko runaka bwawe, ahubwo yirazi ikabikora. Imana ishimwe. Ntabwo igikoresha ikimenyane nk'abantu bavuga ngo turashyiramo bene wacu. Oya, barakuzi nibyo ko watawe, ariko Imana ije kubikora. Nshuti yanjye, izere gusa, uri buze kubona igitangaza cy'Imana. Uyu murwayi aho yari ari amaze imyaka 38, nta byiringiro by'ubuzima yari agifite, ntabwo yabonaga ko bishoboka. Haleluya. Muri we byari byaramaze kurangira, yabonaga ko azahahera. Ariko nshuti yanjye, reka nkubwire ngo nuze kurebera muri ibyo ngibyo, muri ibyo bibazo, nibyo Satani ashobora kukwihebesha. Satani ashobora kukongorera amagambo yo kukubwira ngo birarangiye, iyahure, birarangiye, n'ubundi nta kindi utegereje gupfa. Reka nkubwire ngo nta gupfa kugihari. Ndatangaza ubuzima, abaguciye intege bagiye guseba, abakumwaje bagiye kumwara, ari bo bagiye kwibaza uko Imana ibigenjeje, bibatangaze. Ikoze igitangaza bose ari ngombwa ngo ijye kubikorera ahantu hihishe. Oya, aho muri karitsiye niho ibikoreye, aho mu mujyi utuye niho ibikoreye, intara yose waba urimo, igihugu cyose waba urimo. Reka
ngutangariza ijambo nk'umuhanuzi w'Imana. Navuze ngo Imana ije kubikora kandi ije kubikorera kwiyubahisha, kuko iyo yururutse ipfa kuba yimanukiye nshuti yanjye. Oya, niyo yiyiziye, ntabwo ari ngombwa ngo yohereze marayika. Oya, Imana iriyiziye, Yesu ariyiziye, aje kukurengera, aje kugukura kuri icyo kidendezi. Reka nkubwire ngo iyo ndwara yawe irakize. Reka nkubwire ngo aho utabashaga kwihagurutsa ugiye kuhahaguruka. Reka nkutangariza ijambo rivuga ngo humura, siko bizaba ku bategereza Uwiteka. Nshuti yanjye, warihanganye, wategereje Imana, ariko reka nkubwire ngo ubwo wayitegereje yururutse kukurengera, ubwo wayitegereje irimanukiye. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Imana iriyururukiye, ije kubikora, ije kubisobanura, ije kukumenyekanisha. Haleluya. Bari bakuzi ko uri umuntu uri hasi, bari bakuzi mu yindi shusho, ariko reka nkubwire ngo Imana ije kubikora. Bagiye kubona nawe bagusobanukirwa, bamenye uwo uriwe. Nibyo hari uko bari bakuzi, ariko nagutangarije ngo ugiye kwakira impinduka, ugiye kubona impinduka zidasanzwe, ugiye kubona. Haleluya, haleluya. Ndimo kubona iyerekwa ry'umuntu umaze iminsi ategereje, asenga Imana, asaba kugira ngo yuzuzwe Mwuka Wera. Reka ngutangarize nkubwire ngo Imana ikujuje Mwuka Wera. Haleluya, haleluya, haleluya. Nibyo usenga yarabibonye, imisozi wazamutse yarabibonye. Oya, wivuga ngo mbega abandi bujujwe Mwuka Wera, kubera iki njyewe Imana itanyuzuza? Ije kukuzuza. Umaze iminsi urota n'inzozi, ubona wawuzuye uri kuvuga mu ndimi. Reka nkubwire ngo ugiye kuwuzura. Haleluya, haleluya. Kuko Imana yimanukiye. Nibyo byarakubabaje, nibyo warabisengeye, kandi Bibiliya iravuga ngo icyo tuzasaba cyose tuzagihabwa nituba twizeye. Yesu yaravuze ngo ko muri babi mukamenya guha abana banyu ibyiza, Data wo mu ijuru azabura ate guha Mwuka Wera abamumusabye? Reka nkubwire ngo wasabye neza. Haleluya. Reka nkubwire ngo urawuzuye, bigiye kumenyekana. Haleluya, haleluya. Abavugaga ngo urabeshya, bakuvugaga amagambo, bagiye guseba, bagiye kubona byemeye. Haleluya, haleluya. Bavuga ngo mbega uriya azari kutubwira ngo yarose, ngo yarose. Bagiye kubona uvuga mu ndimi, bagiye kubona wuzuye Umwuka Wera, uvuga ururimi rw'Uruheburayo. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Hari ibitangaza bigiye gukoreka, hari imbaraga zidasanzwe. Ndimo numva Imana yururutse, ndimo numva amavuta adasanzwe, ndimo mbona kubohoka ku bantu batandukanye, ndimo mbona imitima y'abantu, haleluya, yariboshwe ihamburwa. Ndimo ndabona, haleluya, haleluya, abo bari barazinze ibizingo bibavaho. Reka nkubwire ngo Imana iriyururukiye nshuti yanjye, Imana iriyiziye. Uko bari bakuzi hagiye kuba impinduka. Abari bakuzi uri umushomeri bagiye kubona ubona akazi, abari bakuzi wicwa n'inzara bagiye kubona uryo ugasigaza, ababonaga abana bawe baheze mu rugo barabuze minervari. Reka
bagutangarize ngo bagiye kubona abana bawe bajya kwiga. Oya, bagiye kwibaza bavuge ngo mbega byagenze ute, ko twari tuzi ko byarangiye. Ariko reka nkubwire ngo aho babonaga ko birangiye, aho ngaho ni Imana yururukiye. Uyu murwayi we ngo yari amaze imyaka 38. Wowe ikibazo cyawe ukimaranye imyaka 40? Ese ni 40? Ese ni 20? Ese ni 15? Reka nkubwire ngo imyaka iyo ari yo yose, ese ni 75? Reka nkubwire ngo Imana ije kugikoraho icyo kibazo cyawe, ije kubirangiza, ije kubisobanura. Abari bakuze usabiriza bagiye kubona impinduka zikomeye, bagiye kubona Imana yitamuruye, bagiye kubona Imana yigaragaje. Ayiwe, Imana ije gukora igitangaza kivuga ahandi utazavuga ngo ngewe ngo urabona. Oya, bazabona ugenda wakize, indwara yawe yavuyeho. Haleluya. Bazabona ujya mu kazi bavuga ati yahoraga aryamye. Oya, hari ibitangaza Imana ije gukora ku buryo buri wese azabyibonera. Umva nshuti yanjye, wowe ucururiza mu mujyi, reka nkubwire ngo humura, Imana irururutse. Nibyo bitewe n'ibibazo umazemo iminsi, none dore usigaye uvuga ngo mbega ibyo naranguye, ese nzabasha kubona nibishiramwo, nzabasha kubona andi mafaranga mbashe kurangura byuzure. Imana iriyururukiye, ije kugucira inzira, ugiye kubona amafaranga agutunguye. Reka nkubwire ngo uzamera nk'uri kurota inzozi, kuko Imana iriyururukiye. Reka nkubwire ngo humura, ntucike intege, wikiheba. Oya, reka ayo majwi akongorera akubwira ngo birarangiye. Nibyo madamu yarakubwira ati ariko se mugabo mwiza, ko mbona ibintu bimeze uku bizagenda ute? Ariko reka nkubwire ngo Imana ije kubikora, agiye guhindura. Avuga ati nyamara buriya twasenze Imana, Imana twiringiye. Reka mvuge ngo buri muntu wese wari utegereje Uwiteka kubwira ijambo, kubw'aya mavuta Imana imanuye, hari ibitangaza bigiye kugaragara. Nibyo utegereje imyaka myinshi nshuti yanjye. Hari umuntu ndi kureba ufite isezerano ry'urugo, waracumuye, warasenze Imana, ugeze urayibwira ngo wa Mana we, niba udakeneye kunkorera ubukwe uzabwihorere. Reka nkubwire ngo Imana yumvise kwitotomba kwawe, none ije kubikorera kwiyubahisha. Oya, baguseka ngo mbese se ntufite amasezerano, ubundi iyo Mana yavuganye nawe iri hehe? Reka nkubwire ngo iyo Mana yavuganye nawe nibeshya, niyivuguruza. Irindi jambo yavuze imyaka 1000 ikageraho risohora. Reka nkubwire ngo ije kubukora, ibukore bose babireba, bagiye gutungurwa no kubona ubaha invitasiyo. Nibyo, haleluya, haleluya. Wari umaze igihe wibaza se bizagenda ute? Reka nkubwire ngo Imana igiye kubikora igutunguye. Ugiye kumera nk'umuntu uri kurota, haleluya, uri mu nzozi. Niwe wibaza ngo mbega bimeze ute? Reka nkubwire ngo Imana ije kubikora, kandi ije kubikorera kwiyubahisha. Hahandi wabonaga kusebye, hahandi wabonaga ko imyaka ibaye myinshi, nibyo bakubwiraga amagambo yo kugukomeretsa, bagukomeretsa umutima.
mutima bakubaza batari ku gihe wasengeye iyo mana wasenze iri hehe. Nibyo bari bamaze iminsi myinshi bakwibazaho, nawe ubwawe wageze aho urirambirwa uravuga ati ariko se ubundi aho ngaho wasanga iyi mana nsenga cyangwa se imana yavuganye nanjye nubwo yaciye mu bahanuzi ishobora kuba yarambeje. Reka nkubwire ngo wigeze unabyibazaho imana ikwereka inzozi, ikwereka ko ari yavuganye nawe, ikwereka ikimenyetso. Reka nkubwire ngo ije kubukora. Haleluya. Humura wikibaza byinshi ngo mbega bizanyura he. Oya, iyo yabivuze irabikora kandi ikabikorera kwiyubahisha. Imana ishimwe. Uyu murwayi yari amaze imyaka 38. Reka nkubwire ngo imyaka yose waba umaze, oya imana ntabwo yitayeho, yo irururutse kubwira ijambo. Ni mama n'ibitangaza bikoreka, ndimo mbona umuntu wese uri bwizere. Haleluya, haleluya. Ndimo mbona ibicumba bijugunya imbago, ndimo ndabona ibitangaza bikoreka. Ayiwe, ndimo mbona abaryamye ku bisasiro bahaguruka. Yo, reka nkubwire ngo Yesu we, imirimo n'ibitangaza birakoretse. Izere gusa, iringira Imana. Oya, izere, hari ibitangaza ugiye kwakira, nawe ubwawe bizagutangaza, uzabibona. Wibaza tese ni njyewe cyangwa si njyewe. Haleluya. N'abandi bibaze batese n'uriya, ariko reka nkubwire ngo uzababwire ngo ni njyewe. Ikimenyimenyi ubabwire ngo ntabwo ari jye wabyikoreye, ahubwo ni Imana yabikoze. Imana ishimwe. Uzababwire ngo nta ruhare nabigizemo, ahubwo ni Imana yabikoze. Ubaheshe Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Kuko Imana yakiriye. Yo, uyu mugabo ngararwara amara imyaka yose ari ku Kidendezi ategereje. Reka nkubwire ngo igihe wari utegerereje, reka nkureho uyu mugabo ndi kuvuga, wishyire wumva izina ryawe. Izina ryawe ari ryo ushyiraho, wowe wiyumve. Haleluya, haleluya. Kuko ni wowe Imana yururukiye, kuko ni Imana ije gukorera ibitangaza. Oya, bigiye kumenyekana. Ayi, Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo we, ndagushimye kubw'imirimo n'ibitangaza ukoreye abana bawe. Reka mvuge ngo urakoze Data, urakoze kubw'imirimo n'ibitangaza ukoze. Ndagushimye kubw'imbaraga zawe, ndagushimye kuko uri Imana yihagije, ndagushimye kuko uri Imana ikora hahandi twebwe nta ruhare twabigizemo. Ndagushimye yuko ubikoreye kwiyubahisha. Reka buri umwe wese Data wa twese azazamura ibendera ry'ubutsinzi, azaguha icyubahiro kubw'ibyo umukoreye. Ganza kandi tegeka. Urakoze Nyiringabo Imana, icyubahiro ni icyawe mu isi no mu ijuru, none n'iteka ryose. Amen.